byamfasha kwiteza imbere nkabona ku gafumbire. Abatuye mu murenge wa Gashaki nk'umwe mu mirenge igize akarere ka Musanze igizwe n'imisozi ihanamye bagaragaza ko bakurikije ukuntu iterambere ryabo rigenda bigura intege biterwa no kuba muri uyu murenge nta mishinga iteza imbere abahatuye cyane cyane ab'amikoro make nk'uko bagenda babyumva mu yindi mirenge. Nkurikije uko ahandi bakora batubwira ko cyangwa bikanyura no kuri radiyo umuryango bahuha amafaranga ari hejuru ya 500 bakiteza imbere bakabaho neza. Ubwo rero natwe tuyabonye twatera imbere. Imana Mariko abandi umuyobozi w'umudugudu wa Buzoza kuva ryari kuva maze imyaka 2 muyoboye tubonye imishinga rero tugakora twabasha kwiteza imbere abaturage ugasanga bari smart mbese ugasanga nta kibazo bafite. Uyu murenge koko turi abaturage dusobanutse dufite ibitekerezo byaduteza imbere ariko kubera ubushobozi bukeya dufite tukumva ko tubonye nk'umuterankunga wenda katuzamura. Baduhaye amatungo magufi intama ihene inkoko abaturage b'umurenge wa Gashaki kwa kwiteza imbere mutubereye bambasaderi mwadukora ubuvugizi bariya babishinzwe bakatugezaho ayo matungo magufi turabikeneye umurenge wa Gashaki natwe tukiteza imbere. Amatungo ihene ikino n'ingurube zibayo ariko ubonye iryo tungo wabasha kubona agafumbire ukabona imboga abantu bakabaho neza. Kuba batuye muri Gashaki bavuga ko bakeneye imishinga ibunganira mu kwiteza imbere ntibabibusanya n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge uvuga ko abahatuye baramutse borojwe amatungo magufi yaba ari inzira nziza yo kubafasha kwiteza imbere. Duhagarariye hano mu murenge ko mwatubonera abafatanyabikorwa nko mu yindi mirenge abafatanyabikorwa za Muhuza bakaza abafatanyabikorwa batanga ihene batanga ingurube batanga bafasha abaturage kwiteza imbere iyo barashobora kubafasha cyane cyane ibijyanye n'amatungo magufi yo kugira ngo babone ifumbire nabwo ubutaka buto bafite bubashe kubyazira umusaruro. Usibye imishinga iteza imbere abatuye muri uyu murenge itarahagera, amakuru dukesha ubuyobozi bw'ishami rishinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Musanze avuga ko uyu murenge wa Gashaki ndetse n'umurenge wa Rwaza kimwe n'umurenge wa Kimonyi muri aka karere ka Musanze ari imwe mu mirenge itagerwamo na gahunda zo gukura abaturage mu bukene zimenyerewe nka VUP, kandi muri iyi mirenge harimo abaturage ba mikoro make. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.